bana banjye mushaka turimo tukamuboko mukore kubera ko ibintu bya online nta kintu kirimo byazabasaza ibintu byo gushora amafaranga ngo mubone ndi mubyihorere mushaka turimo twamuboko mukore yewe dore nibyo nzize ndagiye ariko abasigaye ntibuzongere hari yitwa TMP igihe dukoreye n'ibibazo bana banyu murabeho. Umukecuru akaba arapfuye. Guys, nizere ko meze neza nubwo bamwe na bamwe muri twebwe batishimye, ariko no kwihangana kubera ibya TMP byabaye. Ariko ku bantu bamwe twabanaga nkeka ko mwari muzi amakuru cyangwa nagendaga mbaganiriza nkababwira probabilities zishoboka. So kimwe mu bintu by'ingenzi abantu benshi mutakunze kwitaho ni ikiganiro natanze nyuma y'intuze yuko mbabwiye ku bya TMP. Nagarutse rero kubasobanurira ku kigendanye na online business muri rusange, babwira uburyo online business zikora, icyo usabwa kugira ngo ukore online business n'ibyo ukwiye kwirinda kugira ngo ukore online business. Ku bamwe babyumvise nkeka ko nta gihombo babanye kabisa. Ku bantu binjiye bwa mbere, ku bantu bageze TMP nibyo koko yafunze, ariko ku bantu bamwe n'ubu ngubu ubabajije ngo TMP yizihe iki, bashobora kuvuga ati TMP n'umubyeyi ntimunayivuge nabi, ibyo yakubaga gukora yarabikoze nyine, nubwo igiye tujyanye amafaranga ariko yaradufashije, sibyo? So ntawe wakwishimira ko bino bintu bibaye, ariko nzi ko hari abantu benshi TMP yahereje opportunity batari bubone mu buzima bwabo busanzwe. Hanjye simbivuge ngo numve ko darawan ni kize hejuru cyangwa araboniraseho, ntabwo nahombye. Hari n'abandi benshi cyane nzi ko batahombye. Abantu bahombye ni babandi n'umuntu twavuze, n'abantu baretse kujyamo mbere ikiza hanyuma bakaza kujyamo kuko babonye ko abantu benshi bagiyemo bavuga ngo ubwo abantu benshi mu bino borongo ishobora kuba iri gukora ngo reka natwe tuyijoininge. Iyo ugiyemo icyo gihe ko nguko akeshi urashya, narabibasobanuriye keshi. Hanyuma ku bantu tubana muri groupe yanjye ya WhatsApp n'ahandi hose tujya tugira community tugenda duhuriramo, nagiye nanone mbasobanurira mbereka uburyo mubashobora kuba babara amantuze ama online business, even n'amaskamu hari abantu bajyemo gakubita amafaranga bakayakuramo kabisa. Ariko ni ukwihangana kubw'iki kibazo cyabaye. Hanyuma hari abantu bari kwibaza ngo ese udara amafaranga bari kwaka, kuko hari amafaranga bari kwaka bitewe nanuze na level uriho cyangwa na job ukora. Nimba uri G1 bakavuga ati hari 8, G2 36, G3 uko nguko bizamuka. Bakavuga ati hari amafaranga turamutse tuyashyizemo dushobora kuba twabona ya mafaranga bari kutubwira none ya konti yacu yasubira ku murongo. Igisubizo ni oya. Online business ni kuraza igenda, ishaka strategy yari yose yakoresha kugira ngo ikwame. Hari abo twakoranye akantu kitwa Ditendo, abenshi barungutse kuko nanjye numva narakuyemo akubye kabiri. Muri business za online ibyo bintu byose bibaho. Hari n'izindi zirimo ziravuka. Ku muntu wareye ku mafaranga online still n'ubura zakenera kujyamo. Nagakanya navuga ngo n'abantu bataramara kugushinuze mbabwira ngo nahita mbabwira ngo izi ziri gukora, ariko ku muntu bishaka aze inbox. Ibi bintu ntago navuga ngo biri perfect. Umuntu uza gukora online business ababizi ko anytime ashobora kuba yashya. Ni ibintu mbabwira umunsi ku munsi. Ku bantu bagiye bampamagara kuko ino TMP ijya kugaragaza, yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko ishobora kugenda cyangwa ishobora gusenyuka nka mbere mu byumweru 2 bitambutse. Ku bantu bazi kure ibya online bashobora kubibona bakabona yuko harimo ikibazo, kubera ko harimo promotion menshi cyane, harimo n'uburyo bwo kuba system biri kugenda jamming ukuntu ukabona ko harimo ikibazo. Ku bantu rero bazi bya online hari ubwo bari kure bakavuga ati hano hantu hashobora kuba harimo ikibazo,
bakaba bagira. Rero kubampamagaye, kubo twaganire, kubari bari muri groupe yanjye, nzi ko ibyo bintu nagiye mbibasobanura kenshi cyane. Ku bashyashya batazi ibya online bari kumva bacitse igikuba, ariko ku bantu basanzwe bakora ibya online rwose bari kuvuga ati yaba haboneka ama business cyangwa ama societe ameze nka TMP mesh babashe kuya joininga. So mwihangane kabisa, ariko ndabizi ko even no muri no comment no muri no video hashobora kuza kuboneka abantu bari buze kuvuga ati TMP yakoze akazi kabisa mu gihe cyayo, mu gihe yari gukora, kuko ibyo yakoze, ibyo yabashije kugira n'uburyo yabashije kugustabilizinga ikabasha kubana n'abantu no mu gihe byari bigoye, byatangiye yatakwa cyane n'abantu n'impande zombi zigiye zitandukanye, ikabasha gukomeza ikaperiziste kageza na kino gihe, ahubwo nta kitagize ngo irwanye, ikora umwanya munini ku bantu basanzwe bazi bya online. So ntabwo duhagaze kubera ko ntabwo baduciye amaboko. Uyu munsi TMP iragiye, ejo haraza kandi kantu, dushobora no kujya tuganira ku kigenanye n'ubundi buzima bugiye butandukanye bugendanye n'uburyo umuntu yakwiteza imbere cyangwa yahindura ubuzima bwe. Ikindi kintu cyo kwitondera, online iriho ibintu byinshi byiza, ariko iriho n'ibintu bibi. Ni ikibuga buri muntu wese yemerewe gukinamo. Bivuze rero ngo bigusaba gukoresha logique, ugakoresha ubwenge, ugakoresha kwitonda mu gihe kugira ngo ubashe gukina muri iyo nyanja irimo abantu, birimo ingeri zose z'abantu. Birashoboka ko kuri physical abantu muhura amaso ku maso, ashobora no kuvuga ukabona wamureba mu maso ukavuga ati n'umuntu ashobora kuba ari kumbeshya, ariko online ho biragoye. So mu gitondo nari ndi mu nama ya kandi ga societe runaka, byo banambaninze bari gusobanura uburyo ibintu bigenda, bavuga ati izi business za scam zikora uko nguko, izitari za scam zikora uko nguko, ariko zikora bino bintu bya online bwayo twabisobanuye muri video yatambutse ko ari ikintu kinini cyane. Ariko bari gusobanura yuko ku kigendanye nanuze na online ngo business izakoreka ko itari scam, ngo bagira office, ngo bagira igihe cyo gukora, ngo bagira ngo strategy, ngo n'intuze, ngo na road map cyangwa igihe ingamba runaka bazagenderaho ndetse n'igihe bizakorerwa, ngo bagira ngo uburyo bwo kwikuza bworoshye n'icyo byose. Amaskamu byose arabikora. Ntabwo mbaca intege kubera ko hatare abantu bakora ibintu bizima, ahubwo ndi kubibabwira kugira ngo abantu benshi bakunze kwibwira yuko icyo kintu kubera ko ngo ino society ngo ifite ngo office runaka, ngo kubera ko ngo ngiri guhemba abantu amafaranga akabagera kuri konte, ngo kubera yuko ngo wenda ngo iyi business ngo yanitswe muri RDB n'ibiki byose ntabwo ashobora kuba yagutwika. Icyo kintu ntabwo akanira katari cyo, kubera yuko ni ibintu byoroshye kuba bikora. Reka mbibabarire kugira ngo mubyumve, hatazagira abandi bantu bashya cyangwa batwikwa n'ama online business kubera kino kintu cyo kudasobanukirwa, kubera ko bakubwiye ngo iyi business yo nabonye izatinda, ngo kubera ko ngo bifite ibintu. Icya mbere, kuba ufite office. Rero kuri office umunyiri societe araza akavuga ati ndashaka yuko company yanjye cyangwa business ngiye gukora hantu runaka mu Rwanda izakora muri buno buryo. Yarangiza akavuga ati kugira ngo ikore izakenera abantu, aba bantu bazakenera kwinjira. Avuga ati reka fate miliyoni imwe, nifata miliyoni ndashyira ahangaha, ninyifata ndafata amafaranga 300 cyangwa 400 nyikodeshemo inzu, fata 200 guri mashini, fata 300 bihembe uwo muntu ugiye gukoramo, fata 200 bindi mbihembe mbigure ibikoresho bizakoreshwa. Hanyuma narangiza avuga ati ngiye noze office yanjye ndayisetinze ngi headquarter iri Kigali, indi headquarter nyishyize mu ntara wenda mu majyepfo, indi njya mu majyaruguru. Hanyuma narangiza avuga ati twebwe twafunguye ntuze imaze igino gihe ifite certificate za RDB, twafashije abantu bangahe n'ibiki byose. Ibyo bintu kubikora ni ibintu byoroshye kuko byose nukoherezamo amafaranga bikikora. Rero dore ikintu kimwe ukwiye kumenya kubigendanye n'ibyo bintu, nizere ko ku kigendanye no kuvuga ngo ifite office cyangwa ifite ibiki, ibyo ntibizongere kuba byaguhuma amaso mwumve ko ngo business idashobora kuba scam.
ikindi kintu ufite kumenya, ndabizi birarya mu matwi abantu bamwe na bamwe cyangwa baranga kubyumva neza uko biri. Online business yari yose anytime irahagarara ku kigendanye na bino bintu dukora byo kuvuga ngo washyizemo amafaranga cyangwa ngo iyo ukoze bino bintu ubona amafaranga, iyo ukoze bino bintu ubona amafaranga. Anytime irahagarara iyo nyiri gushinga iyo business amaze kugera kuri target y'amafaranga yiwe. Icyo usabwa ni iki? Ni ukwinjira business gitangira, ugatangirana nayo, ugakorana nayo, ikazagera igihe cyo kujya guhindura wowe yawe warakuyemo. Ikindi cya kabiri, ntuzakora ikosa ryo kuvuga ngo nashyizemo amafaranga, nashyizemo 100,000, none ndabona birimo biragenda byunguka 120 biri ku 20 ku munsi, bivuze ngo iminsi 5 ndaba nkuyemo amafaranga yanjye, ngurika shyiremo 500, ngo iminsi 5 n'ubundi ndaba nkuyemo yanjye, wamwe wayashyiramo nawe wayibona yakuyemo miliyoni, ukavuga ati noneho shyizemo 1,000,000 mu minsi 5 none nabo mbonye 2,000,000. Ibyo bintu kugenda ubikora ni kugenda bikura risk zo kuvuga ngo abantu niyo mara kugira ntuzeyo nyiruko kushyira business hanze, namara kubona amafaranga amaze kugera ku kigero cyiza azayafunga, kandi bizarangira wowe nubwo yimenye imbere, kubera yuko ayukuyemo uyasubizamo ukongezamo n'ayandi kugira ngo ubone inyungu nyinshi. Uririra byinshi ukabana duke wari ufite. Icyo kintu kimenye. Nushora amafaranga nimba utangiye ukavuga ati nge ndiyemeje 50,000 bishyizemo, bihebe ariko wishaka kongeramo ayandi, ukuremo inyungu zayo mafaranga 50,000. At least izindi promotions ziboneka muri iyo system ujye ugenda uzigerageza, ariko kuri ya 50 yawe ntuvuge ujye kongera hayandi ngo yayandi ngo bagire ni ikosa. Yeka aka kantu mukumvise n'amakosa ndimugije nasobanura amakosa abantu bakunze gukora kugendanye na online. Njyewe ndumva maze igihe kirekire kabisa kigera mu myaka 3 cyangwa 4 ndi gukora ibintu bya online. Maze gushya muri business ndumva nebyiri zantwitse zonyine, kandi nakoze nyinshi cyane kabisa. Impamvu ni iyihe? Nuko iyo gize ntago nifuza kuvuga ngo ndashaka inyungu z'umurengera. Uko ushaka inyungu z'umurengera n'uwo nyiri business neza ari gushaka, ugero uragenda ukagwa mu mutego wiwe. Ako kantu ntimuzakongera. Akindi mukunze kubona noneho ugasanga ugeze muri system usanze wenda harayo amafaranga y'ingwate n'ibiki byose wenda tuvare ko tubifata cyangwa yo kugura wenda ngigishoro runaka cyangwa product, hanyuma wagera bakakubwira ngo ariko nk'ubu ino product ihari ngo uramutse uguze na kano kantu ngo none wabasha kujya muri meeting, ngo none uguze na kano kantu ngo wabagera kuri leveling n'ibiki byose, nabyo ugashaka kubicutiranya byose kubifata, nabyo amafaranga ya munsi umwe bazatwara. Bigitangira sava, ariko bitaragira ikiza nuko wabyihorera. Ikindi kintu, online business zirunguka, sinabyara amafaranga menshi, ariko ikintu ufite gukora ayo mafaranga ntukayarekere muri iyo system, ujye afata uyakuremo uyagura ikindi kintu runaka, ku buryo at least iyo business nihagarara uzavuga ati team yabayeho irarangira, ariko yasigiye wenda intuzo ubworozi bw'inkoko, amafaranga nakuragamo nayakoreshaga nayishyuraga nayaguragamo inkoko buri cyumweru kuko twarahembwaga, aya mafaranga nakuragamo nayaguragamo inkoko cyangwa naguragamo ibiryo bitungiza inkoko naguze. Nifunga uzavuga ati at least yarafashije mu mezi 2 yamaze cyangwa amezi 4 yamaze, mbasha kwishyura ibiryo bitungiza inkoko, none zitangiye gutanga umusaruro nubwo ifunze, ariko ifunze yarafashije, ubu ndimo ndakora. Abantu benshi babitekereza uko nguko, nzi ko batarenga batungu batashobora kuveba TMP. Ako kantu nkeka muri kumurakumva. Ikindi kintu, sorry uyu munsi nimeje ko nababwira nyine tugahumuka, twese tugahumuka kabisa, kuko bino bintu abayobozi nabwo bajya babivuga, bakatubwira ati mwirinde kujya muri business za pyramide, mwirinde kugira ati sometimes ntabwo twabyumva nyine kubera ko inzara yatwishe, tukagatira tugerageza amahirwe. Ariko ukuri kuba guhari nuko tuba tubizi ko igihe isaha n'isaha bishobora kuzafunga. Bivuze ngo ni byiza kubikora, ariko washyize amakenga. Ntugafata amafaranga yawe uzi ko ayo mafaranga hari ikintu avuze cyane kirenze ku buzima bwawe, ku buryo ushobora kuyabura ukaba wagera kuri level yo kumera nk'uno muntu twatangiranye kuri no video, yuko umuntu wagera kuvuga ati jewe rubwo ayo mafaranga nyahombye n'ubuzima buragoye. Tuvuge nk'urugero, boss akubitsa amafaranga cyangwa ufata amafaranga ya boss wawe wenda
wari manager ahantu cyangwa wenda wari umukontabule ahantu amafaranga niwe wayabikaga ngo ubonye business runaka ngo kubera ko ingiri kwinjiza ngo amafaranga runaka umufashe mu 500 ngo bya boss ubishyize muri iyo business ukoze ikosa rikomeye cyane. Wowe reba ya mafaranga tuvuge nk'urugero nimba tuvuga ati nimwe amafaranga n'ubundi ari kuzatwara inshuti yanjye yakoze ubukwe nimwe amafaranga ari kuzakorera urugendo wenda ngiye i Kigali muri vacances yo kuryoshya ayo mafaranga none ubwo kubera ko n'ubundi ntarajyayo reka mafashe 50 mbe nkoze online business bitabaye ibyo ngibyo ukajya kwiha ngo uragira bizakugora umunsi umwe nihagarika igahagarika mu mafaranga atara yawe nkeka ko ari abantu bashobora kuba bagiye kwirukanwa kubera bino byabaye Imana ibafasha ibyo bintu nibe bidibuza kuba so mwihangane rero umunsi ku munsi tugera twunguka ubumenyi even no muri mistake dukora cyangwa no mu makosa aba cyangwa no mu bihombo tugenda tugiramo icyo twavuga ngo ni nk'amasomo tugenda twigiramo amasomo yadufasha mu buzima busanzwe cyangwa mu bundi buzima bugiye gukurikiraho. Ntabwo ubuzima buhagarikiye kuri TMP, hari n'izindi business ziri kugenda zifuka, hariyo bita ngo SCR cyangwa Solar Century, murimo muragenda muyumvira kugenda iri gufunguka nibwo igitangira, maybe itaramera n'ukwezi nayo. Kuri bamwe batinyuka cyangwa bya biharamagara byanjye nabo baza bakinjira bakajyamo, ariko sinakubwira ngo nayo ngo ntago izaba scam. Anytime izagera nayo ikwame, ikiza ujyemo mbere. Hari izindi zakoze nk'iyo nari ndi kubabwira bita Nintendo, hari yaje bita Zetro, hari yaje bita ziba ari nyinshi, even njye hari nizo ntanumenya. Ariko iyo ugendanye n'igihe uburyo amafaranga muri online business, nababwiye online business zishobora kuba zitagutwika cyangwa zitarimo ubu scam n'ibiki byose. Nyabwiye ko ari online zirimo icyo bita affiliate marketing cyangwa digital marketing, aho ushobora affiliate marketing nkuko ushobora kuba nkaza kuri Kamari afite amakamera agurisha, afite wenda machine agurisha, telefone agurisha, hanyuma ukavuga ati hano twebwe ducuruza kamera, ukagifata noneho ya kamera ya Kamari yacuruza yarafite we kubera ko nyine umusela afite stock, ukazifata ukazereka abantu, ukabanza gukora review yayo, ukayerekana uburyo ikora, warangiza ukababwira ati iyi kamera rero iri gukora uku nguku, ifata amashusho ameze uku nguku, iri kugura 1,200,000. Ukagenda ukabwira Kamari ati iyi kamera yawe ndashaka ngiye kuyigurisha kubera ko gifite abakiriya benshi. Iyo umuntu afite media burya uba ufite ubutunzi, iyo ufite abantu bagukurikira ni ubutunzi bwa mbere. Hanyuma abantu biba byiza noneho abantu iyo bakuzi ubunyangamugayo cyangwa bazi ko noneho mubana neza, ujye ubaha ibintu bibafasha mu buzima bwa buri munsi. So ukagenda kuri Kamari ukamubwira ati iyi kamera yawe ngiye kuyikugurishiriza 1,200,000. Hanyuma 200 nayanjye kubera ko n'undi wari muri ayigurisha 950. None ngiye kugura ngiye kuyigurisha kuri 1,000,000, hanyuma harazarengaho amafaranga 200, ibyo 200,000 bizajya biba byanjye. Iyo business biryoshye cyane rwose, nimba nabyita komisiyoneri isumbaza, ariko ni nkuko nguko. Ukagenda ukabwira undi muntu uti telefone zawe urazifite uzikucuruza 200,000, ngiye telefone zajya ncuruza 220,000 azajya azaho, azajya barimo delivery, ngiye nzajya nitangira delivery nta kibazo ya 3, hanyuma mbika 17. Ibyo bintu urabinyemerera nkoresha stock yawe, akakubwira ukabikwemerera, mugasinyana amasezerano, ukagifata ibintu ukabikura aho ngaho kwa Kamari, ukabyoheza ukabigurisha, amafaranga ukabika. Iyo business ntabwo igipfa guhomba, nta kibazo igigiramo, nta n'ingaruka zibamo. Indi business ni uko wakora icyo bita wenda subscription, nkuko nguko abantu ukavuga uti ngiye mfite amasomo ushobora kwigisha abantu, hanyuma abantu ukabavuga ati ngiye mfite ibintu nigisha, muze dukore intoze, dukore classroom. Iyo class y'abantu 10, buri muntu azajya 5,000, tuzabikora ukwezi cyangwa icyumweru, tuzaba tumaze kumenya amasomo angana uko nguko. Abo bantu bibabonye mu gihe bakuziho ko hari ikintu, hari umumaro ujye ubamarira, ukawutanga, ugatanga ubwo bumenyi, abantu bakabureba bukabungura. Bwa mbere nta kintu kidasaba igishoro, nta kintu kidasaba igitamba.
kugira ngo abantu bivuze ko ushobora kuba babikora urabanza ukabahereza n'iby'ubuntu babanza bakareba bagakonsiyoma bakavuga ati umuntu uko biri kose ariseriye yabasha kugira ikintu yaduhereza mu buzima cyaduhindura ubuzima natwe. Nimba rero wumva muri wowe hari ikintu ufite cyahindura ubuzima bw'abantu, kizane ugihereza abantu babanje kugikosoma ku buntu. Anytime uzakenerwa muri sosiyete, numara gukenerwa muri sosiyete, iyo brand yawe uzayicuruza kandi izagurwa, ayo mafaranga nayo ntago ajya apfa guhomba. Ni ikintu cya kabiri mbabwiye. Hari uburyo bwinshi bwo kubabona amafaranga online, kuko turimo turimuka ku muntu utari gushaka kubyumva. Sinzi ahantu ari kabisa. Ku muntu utari gushaka kubyumva yuko muri no minsi turimo turava kuri mu buryo buri analog cyangwa bwo kwifashisha uburyo buri traditional bwo kuvuga ngo ndahinga ndajya korora ndagira ute, biri kugenda bicika intege. So uko bitari gukora biri no gutanga amafaranga menshi ku muntu uri kubikora none akabishyiramo uburyo akabi digitalizing nabyo. Umuntu uri kubifata akabi digitalizing nabyo bikajya kuri bikaba modern, ari kurya amafaranga ameze neza. Ariko ku bandi bantu guhinga amasambu yo guhinga mu nta dufite, turi guhinga kuri internet. Gucuruza kumwe twagendaga ukikora intuzo ukajyana ahantu abantu bakabona akakugurira, biri gukorwa nabyo ariko ntago bifite imbaraga cyane nk'inuze nkuko umuvuduko wo kuri internet umeze. Ku bantu rero bazi ubwenge, uri gufata bwa bucuruzi wari usanzwe ufite cyangwa bya bintu byagiriye ikintu bimarira abatura Rwanda cyangwa societe, ukabivana mu buryo buri analogue ukabishyira muri digital, bigatuma ubasha kubona amafaranga yikubye. Ku bantu bari kwiga AI muri no minsi, nyeka mwe muragenda mubona icyo bita resultat kubyinanye n'ibyo bintu. So maybe ko wenda twavuze byinshi, nari nje no kugira ngo nihanganisha abantu bagize nyine ukubabara ku kigendanye na TMP. N'abantu bari kujijinganya ati wasanga iyo abantu bakubikiye amafaranga uhora ureba aho buri muntu tuvuga ati anytime wasanga babifungura, ariko I'm sorry kabisa, ntago mbizi neza ko ntago bishoboka yagiye. So hari abantu n'abandi bari kuvuga ati bite bino biburu ko yageze kubyamamaza tubungubu ko bikaba byafunze bimeze bite. Njyewe nubwo nabyamamaje narabibabwiye, nubwo nabivuze nanaberekaga probability y'impamvu ko kubikora. Even n'abari muri groupe yanjye, yaba ya WhatsApp, yaba ya Telegram, yaba n'abankurikira ku mbuga zigiye zitandukanye, ibyo bintu nzi ko mugiye mubizi. So reka turekera aho ngaho rero. Ndabizi wenda ko maybe ntabwo mbizi neza kano kanya, ariko ejo tuzamera neza. Mwe wabashaka mukore subscribe kubabyifuza, ntago matira abantu ngo mukore subscribe, ariko ku muntu uzi ko hari ikintu cy'ingenzi cyangwa ari cyo ushobora kuba namufasha, wakora subscribe kugira ngo ibiganiro bindi bizakurikiraho cyangwa bizagenda biza nabyo bizagira umumaro kuri wowe. Twese dufatanye, urumva nukora subscribe urabunteye inkunga yo gutuma nanjye nkora content zifite imbaraga, ariko nawe birazakugira umumaro kubera ko nawe uzabona ubumenyi byihuse, bizakugeraho mu bambere kumenya ibintu byagufasha mu buzima. Sawa, ciao rero, Imana ibarinde, turabakunda cyane.